byinshi bidutera guhangayika, icyakora tujye twihangana. Ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo. Turabasuje inshuti bakunzi bacu ba The Family Focus TV. Nkuko mubizi ko tutajya tubatenguha, n'uyu munsi twaje turi kumwe n'umugitariste, turi kumwe n'umuntu ukiri gitare. Mbere yo kugira ngo atangire ducurangire, ntago tubahata amagambo menshi uyu munsi, turabumvisha umuziki, twumvisha Imana abanyarwanda bafite. Banza ukore subscribe aho hasi kugira ngo ibiganiro bitazajya bigucika, ukore kunsogera hirya yaho gatoya, uzajya uhita ubibona ako kanya tukimara kubishyiraho. Reka tumuhe umwanya banza twibwire, ubundi twumva umuziki. Murakoze cyane. Nitwa Sebuhoro Faida. Nkunda gukoresha YouTube cyane, ndanacuranga cyane, kandi nawe turaziranye cyane. We ntacyo Faida se gucuranga, reka mbanze nkubazeho gatoya, gucuranga ubizi ute? Waravutse usanga wowe n'intoki zawe birahura na gitari? Narabyize, nafashe igihe kinini ndabyiga, kinini. Ndibuka narezwe na Compassion, ndi mu wa gatatu primaire, nari mfite nk'imyaka 9-10 gutyo, nibwo twatangiye kwiga gucuranga gitari. Nabikundaga cyane kuko twabaga dufite amahitamo kwiga piano, kwiga gitari, ariko ngenda ndavuga ati ngomba kwiga gitari ko byagenda kose. Ndibuka n'umunsi umwe bigeze agiye turabana turi gukina mu ishuri, twagiye kurepeta muri korali y'abana, ubwo baravuga ati murahitamo tubakubite tuzabigishe gucuranga cyangwa se ntitubakubite ariko ntituzabigishe gucuranga. Twasema kuba dukubita of course kugira ngo tubone uko twiga umuziki. Umva ni ibintu nakunze nkiri muto cyane, n'ubu nkaba mbikomeje mbikunda. None se Faye, umaze kumenya gucuranga, urabona hari ikintu umuntu yiga atagikoresha, urugero nk'imashini computer ushobora kuyiga wayishyira hasi ntuyikoreshe ukayibagirwa. Wowe umaze kumenya gitari, hari ikintu wakoresheje gitari ku buryo ukomeza kwihugura no kuyimenya birushijeho? Cyane rwose ko umuziki ni ikintu gikenewe mu buzima bwa buri munsi, haba amakorari, muri church, mu buzima busanzwe. Ni ikintu gikenewe mbese nkuko bashyizeho gahunda ngo abantu bige muzika, bige computer science, nacyo ni ikintu gikenewe mu buzima bwa buri munsi. Ubwo ngitangiye icyo gihe nacurangiraga korali z'abana, ubwo njya muri segonderi bisa n'ihagazeho gato, ariko ngeze muri kaminuza nabyo hari income byatangaga. Iyo ikintu gitangiye kukwinjiriza, nawe ushaka uburyo ugishyiramo imbaraga cyane. Nanjye rero nashyizemo imbaraga, nkagenda nunguka ubumenyi. N'ubu ndakiga byinshi, nkanigisha byose nkabifatanya. Ukomeje kukwigisha, reka mbere yo kugira ngo tubwire ukuntu wigisha kugira ngo tumenye n'aba harimo n'agafaranga, wazo ducurangire abantu batagira ngo twabatuburiye, twereke nyine kubizi. Shaka akaririmbo, turaza no kugusaba indirimbo, ariko ubu ngubu uhitamo ko ushaka nonaha uswereke kubizi, nitumara kumenya kubizi turagusaba indirimbo. Yes. Hari indirimbo zanjye, hari indirimbo z'amakava, indirimbo z'abandi. Ubwo mpere kuzihe? Hera kuri Karanyuze, waba ukunze ikora kava y'indirimbo ya Karanyuze. Okay, hari indirimbo ndi gukunda cyane muri iyi minsi, ikanyibacurangire. Ni wowe umora ku mutima,
Faye urabizi rwose ntekereza ko n'abadukurikiye baza kuduha commentaire batubwire uko babyumvishe ariko ngewe ndabona ndumva ubizi nubwo tutari bujye mu buzima bwite bwa muntu bwawe hari abantu bajya bavuga ko abantu bazi gucuranga gitari bafasha gutereta urabyemera ibyo ni ukuri 100%. Kandi ubamye 120%. Ijana kaka. 120% rega. Ndabisango ugire ikintu uzi ku ruhande kuko ibyo tuzi abo turi bo ibyo duhisi dutanga hanze nibyo bidufasha kugira natwe kugira ibyo tugeraho. Bene watanga umuziki watanga ibyishimo gutereta watereta. None se Faye wari ugeze kukomoza ku bintu bijyanye no kwiga no kwigisha gitari. Ugira ishuri rya gitari ryo kwigisha gitari ufite ahantu nyine ubarizwa wigisha gitari wigisha gute abantu kuko urabona umuntu abonye nk'uko uri gucuranga akavuga ati ibintu nabyiga ubugenzi ute wigishiriza hehe wigisha ute tubwire muri make. Uretse ko ntaranacuranga just kara nakantu kamwe gusa kuko kare karimo ndagakunda ariko ndacuranga ariko mu by'ukuri ndigisha gucuranga muri minsi ndi kubikorera online ni ibintu bidasanzwe cyane cyane kwiga umuziki ubwira ngo umuntu ufata hano mutari kumwe ni ibintu bidasanzwe ariko ndabikora cyane abatangira hazero aho waba uri hose ku isi nicyo cyiza cya technology aho waba uri hose ku isi igihe ubonekeye cyose ndakwigisha. Ufite abanyeshuri cyangwa n'umushinga uri gutegura hari ufite umuntu wabwira umuntu kuri online ngo ufata gitari gutya ikiranga ufite abanyeshuri babyiga? Mfite abanyeshuri babyiga ntago ari umushinga kuko wende ibi byo ni ibintu bisanzwe. Hari amasomo mfite kuri Udemy ni bya online ni ikigo cyo cyigisha ibintu bitandukanye byose iyo ufite skills wakwigisha abantu wishyira kuri Udemy noneho ikishyuza mukagabana ako nkagira n'ubundi buryo bwanjye nigisha umuntu online bwo n'ubwanjye bitandukanye n'ubwo bundi bwa Udemy urumva umuntu ashakishiriza hose. Umunyeshuri umusaba iki kugira ngo azumwigisha? Ubundi cyambere no kuba ubushake buriya kuko ahantu hari ubushake umva na gitari urayibona wenda ninze ko ugomba kugira gitari ariko harimo ubushake. Impamvu ubushake nuko ari nk'umuntu umara nk'umwaka wenda akababonye nk'iki kiganiro nonaha kumva nigisha gucuranga akazatugeza wenda ko tugirana nk'ikindi mu myaka 2 iri imbere kugira ngo afate decision zo gucuranga. Kandi mu by'ukuri kwiga gucuranga nta nubwo bitwara igihe kinini ariko mu by'ukuri iyo ufite ubushake nicyo kintu cya mbere nge mpagaciro kurusha ibindi byose kuko ni nabwo butuma wakwihangana n'uwo mwaka ugategereza ngo ukusanye kugura gitari ukusanye kubona n'amafaranga yo kwishyura. Rero icyo nsaba cya mbere ubushake ukagira gitari n'amafaranga na internet. None se n'abakobwa urabigisha abantu bose urabigisha ubona impamvu nkubajije iki kibazo akenshi gitari umuntu ayikoresha ari gucuranga nko mu mabande nko mu bukwe akenshi ukabona n'abantu b'abagabo bafite umwanya bafite imbaraga zihagije zo guhagarara umwanya munini ariko hari n'abantu bashaka gucuranga bishimisha kuva kabizi n'abantu bose urabigisha abakobwa abahungu abana abakuru cyane rwose cyane abakobwa hari abamfite nigisha wenda nuko ntago nabafite uburenganzira bwo kugira ngo mbavuge ariko abakobwa n'abana none hari umwana w'imyaka 8 ndi kwigisha online she's really amazing nyine no muhanga cyane biranshimisha nyine ni ikintu nkora nkumva ndishimye mu buzima uzi ko mwatangira umuntu ari azera ari gufata gitari aracuranga kumva ntibiregeye kwa kundi nyine umuntu utangira azera ikintu kibona bwa mbere ntago muri kumwe ariko ukamuyobora kugeza amenye gucuranga indirimbo gacuranga imwe nawe agahimbiye ni ibintu bishimisha cyane. Ngarutse ku bana uruvuza abana nk'umubyeyi wumvishe ushobora kwigisha abana uhera ku myaka ingahe umwana ushobora gufata kwiga yaba ari mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu umwana ushobora gufata mu mutwe ibyo umwigisha uhera ku bana bafite imyaka ingahe? Wenda biterwa none nkaho yakuriye kuko none uri nko mu cyaro hari ukuntu hazaho imbogamizi nkeya kuko nko kumenya gukoresha technology nko kumenya ibintu by'ama smartphone ariko nk'umwana wo mu mujyi ku myaka 8 kuko wenda nko mfite imyaka 8 akabasha kwiga online then uwo twaba turi kumwe n'imyaka 5 turi kumwe live gutya
we n'imyaka 5 yatangira kwiga nta kibazo. Ariko hari ibintu ushaka kudusobanurira gatoya. Hari ibintu bajya bavuga ngo imirya ya gitari. Twereke tubwire ngo uyu ni wo murya, tubwire gitari ni iyi. Nanjye kwigisha none. Uyu murya ubundi ni imirya 6. Gitari nkoresha imirya 6, habaye imirya 4 ya base n'5 abari ya base cyangwa ukele. Ukele nayo bifite imirya 4 n'akaba nigira imirya 15. Ariko ngiyo ifite imirya 6. Rero umurya mbere ni mi, wakabarira re sol si mi, bifite amazina. Iyi ni imirya ya gitari tuturebye. Iyi niyo mirya, niyo mirya. Iki ni ikibox. Ibi gifite kugira ngo wenda ibashe gukora ijwi rinasohoke. Tutwo no dutuna. Hari ikintu tufashije muri gitari cyangwa dufashe imirya? Oya, uraregera. Kabasha kuba wayiregera. Ongera twumvishe umuziki rero. Dusaba indirimbo cyangwa ufite izindi bateguye. Ese nta ndirimbo zawe bwite ugira? Ngira indirimbo zanjye. Turirimbira imwe mu zawe twumva. Okay. Nanyere yagoye. Ariko kambari indirimbo yanjye yitwa Blessing. Hari bamwe bayizi. Niba uyizi kuri subscribe kuri family. The Family Podcast. Nsenga nsabimana nisaba urukundo nasabaga umwiza mwari mwiza wisa I am now the winner cause I found whom I was looking for. I'm no longer the loser. I'm blessed, I will be. You're my blessing. I am now the winner. Cause I found whom I was looking for. I'm no longer the loser. I'm blessed, I will be. You're my blessing. Yahindutse bishya niyihunyemerera urukundo yahindutse umunsi umwe ubundi umunyamugisha I am now the winner cause I found whom I was looking for. I'm no longer loser. I'm blessed, I will always be. You're my blessing. Iki gikoresho uracyumva cyane Faye. Merci. None se Faye, ikindi kibazo cy'amatsiko nanone mu bibazo mfite n'iby'amatsiko wemerewe kugisubiza no kutagisubiza kuko ashaka kukubaza wishyuza amafaranga angahe kugira ngo umuntu yige kuko urabona utangiye kujya muri mudu turimo turumva twese twaza kwiga. Wakoze kwibanda ku ishuri ryanjye. It's a promotion nakuri ko naje ni nziko ubundi hari ibyiciro mfite na website www.faidaonline.com niho nkunda gushyira ibiciro cyangwa igihe natanze promotion ko nkari promotion ishigaje nk'ukwezi ndi kwishyuza 20 ku kwezi 20 ariko mu by'ukuri nishyuzaga 50 bishobora kuzahinduka bigasubiraho cyangwa bikaniyongera iyi promotion nirangira 50 ku kwezi. Noneho uko muri promotion yari yatangiye igihe Kigali yari muri guma mu rugo kugira ngo bari muri guma mu rugo babashe kwiga gitari. Ubwo nirangira ibindi nza bitangaza. Yes, abanyamuziki benshi bakunda kuba bafite abandi bantu babo bigira bavuga bati nshaka kuzaba nka runaka agakura avuga ati ndacuranga ariko ndashaka intumbe role model. Wowe uramugira? Ndi muto kuko
namenye ubwenge dutuye ku Kibuye niho mugabo Filemo avuka. Ubwo navugaga ati numvaga n'ukuntu acuranga, hari ukuntu gitari ye ifite umwihariko agiye twita arpeggio. Ubwo navuga nti ndashaka kuba nka Filemo. Ibya Filemo ndabimenye, mpita mbimenya, navuga ati reka mpindure noneho mfata Ed Sheeran w'umwongereza, hari n'abandi bitwa Mike Doss n'abacuranzi b'abahanga cyane b'abongereza, nibo ubu baba role model banjye muri minsi. Ese ubona ahantu watangiriye uvuga ngo role model wanjye dore uko akora, none ngiyewe dore aho ndi, ubona hari ahantu ugeze uvuga uti byibura intambwe nimo ndayitera ngana ahantu heza nka hawa muntu? cyane impamvu wenda duhereye kuri izi ndirimbo, nabanje kwigira ku ndirimbo za Karahanyuze zicuranga cyane, barabizi wenda twabanye muri kaminuza, zo nacurangaga cyane, n'ubu ndazicuranga kuko nkibagutumiye mu bukwe nizo abantu benshi baba bashaka, ukayimuririmbira akishima. Ariko bisaba ko dufata n'indi level nakwita mpuzamahanga kugira ngo ibintu bibashe kumvwa n'abandi bantu bakumenye, none n'igihugu cyacu kimenyekane. Kubaho burya ni byiza, yaba hahoraga umunezero. Hari byinshi bidutera guhangayika, icyakora tujye twihangana. Ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, nkahora nifuza gukora ibyiza gusa, ibi bikanzitira. Buri gihe mba ndiho numva ntariho, nkagerageza kwiyumanganya. Bamwe banyita mise kigororotse, nyamara uko ndi bizwi n'umutima wanjye. Ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, nkahora nifuza gukora ibyiza gusa, ibi bikanzitira. Urakoze cyane Faye, urakoze cyane kabisa, bimeze neza. Hanyuma se Faye, nk'abantu bafite impano, hari abantu bafite impano bakavuga bati nzi gucuranga, n'urugero ko dufate gucuranga ko ari byo turimo kureba ubu ngubu, ariko akumva akabiryamisha mu by'ukuri, akavuga ngo nta kintu byamarira, nta kintu bimaze. Hari ikintu donc bakubaha imbaraga, batere courage ko bakomerezaho, n'abashaka kubijyamo ubundi bushya bagira ikintu babwira. Ubundi ntabwo ndi mukuru cyane, ariko maze kubona ko mu buzima iyo ukora ikintu uko byaba bimeze kose, ariko ntucike intege, biragera ukagera ku ntego. Ndibuka ndi gutangira gucuranga, ntabwo nanjye byanyoroheye, byarangoraga pe kubifata, wenda hari n'ababifata kundusha, namwe bakanca intege bakavuga ati mfite intoki ndende, abateka intoki ze ntabwo zigufitinga neza, ubona ndi gufata wenda rukarengaho ukuntu, ariko nkakomeza nkumva ndabikunze, ariko bikaba bigeze kuri uru rwego. Mu by'ukuri iyo udacitse intege ubigeraho. Rero niba ukunda umuziki, niba rwose warawutaye imbaraga, ntibigende uko bishaka, icyambere no gukomeza gukora, kuko iyo ukora nibwo n'indi migisha igendeze. Ntabwo bihita biza ngo ubone bicamo uyu mwaka bicemo, niba wakwihanganira imyaka 20 ukomeza gukora, ukomeza guharanira iterambere, naho kaba akantu gato, amaherezo bigeraho rwose. Wigeze kutubwira ngo
icyambere nyine no kudacika intege nkuko umaze no kongera kubivuga ariko hari n'igihe cyose kutubwira ngo kuba ufite akandi kantu ku ruhande barisaba nko kubuza gucuranga ukaba ufite n'ibindi ukora mu buzima busanzwe hari ababyeyi nanone babona abana babo bafashe indi kariyeri bakaba biga bafite ibintu section runaka biga mu ishuri akabona hari n'akandi kantu ari gushaka gukurura ku ruhande gucuranga gukina umupira gukina amakinamico umubyeyi akihutira kumubwira ati garuka subira ku ishuri ibyo ngibyo nta kintu abo babyeyi nabo wababwira iki kuko hari igihe impano z'abana zipfukiranwa bakiri bato bikarangira zizimiye burundu nanjye byambayeho ariko ntago byatinze ndibuka icyamfashije mu by'ukuri hari igihe Tom Close yari kuri hit ari no kwiga nkabona yigaga medicine i Butare agakorana muzika nanjye nayo nkiri muri segonderi ariko mfite oda yo kwiga medicine kavuga ati ugomba kwiga medicine cyangwa kwiga civil nta yandi mahitamo rero byo gucuranga bize nyuma ndavuga ati niba Tom yarabikoze byambereye urugero rwiza navuga ni yarabikoze njye amahirwe nagiye ngira nuko nagiye nkora ibintu abantu bakoze nka gutya mba ndi gushishira indirimbo nati niyo ngize amahirwe Tom akaba hari ndi kumurebera nk'icyitegererezo Tom Close nanjye wabigegeza nkareba ndagenda niga civil nkora na muzika biba successful rero nk'ababyeyi ngewe ni nacyo nkunda kubwira wenda abo nigishiriza abana babo nkabwira ati niba akunda umuziki ukaba ubona bizamutwara wabiretse akabikora byombi ko burya umwana ibintu byose umwigisha ashobora kubifata ahubwo wenda ukamuha umwanya ukamuha umurongo kugira ngo bimworohere buri kimwe ukagira umwanya wacyo niba akunda umuziki niba akunda umupira niba akunda ibindi bintu mufashe nabyo abikore agira umwanya wo kwiga abikore kuko nanjye rwose byaciye mu nize civil ndanacuranga kandi birajyana rwose abantu twabwiye ko uyu munsi amagambo ari makeya hari umuziki yenda kuko turimo tunasoza ikiganiro hari akaririmbo witwa uragiye impara ifite indirimbo yitwa uragiye ndayishobora gerageza niyo ngewe ndayikunda kitse n'iyindirimbira kuko njye ndikumva ntazi kintu kuko ndibuka twacuranze muri South Populi nabwo nk'inshuro imwe cyangwa n'indirimbo y'impara wumva yajyamo neza urakoze kunyorohereza uragiye nako ngako ndi kumva gahise kaza we ariko reka ncurange iyo nateguye Mumbuye umwana twareranywe buri joro ndamurota icyazama ngo tubane kabeho mwana twareranywe nangiyo mbonye ikikuriza undi yambonye ikigusetsa undi yambonye unsanga nangiyo mbonye ugiye kuko ngira agahinda mbuye kagapfunsi nakagakiko ku matama wankubitaga twicaranye. Urakoze cyane Faye, urakoze cyane. Noneho dusoza se Faye, nta kintu wabwira abakunzi bawe ese uretse ko haje
corona ibintu ububari bugafunga ubundi mu buzima busanzwe ugira ahantu ucurangira mu bisope ufite ahantu ujya mu mahoteli cyangwa mu tubari? Ntabwo mbiherutse cyane ko mba mfite izindi nshingano zaba iz'akazi, ariko mu by'ukuri ndacuranga online nka gutya nzajya mbasanga nze ntaramire abakunzi banjye cyangwa nshyire kuri channel yanjye, kuko niho nkunda gufata akanya nkashyiraho cyangwa nkajya kuri TV iyo nabonye akanya nkatarama, ko ndabikunda cyane. Ariko mu by'ukuri hano gucuranga atubari turafunze, amahoteli yarakora ariko nta bintu by'imyidagaduro cyane. Ubu ngubu ni ibintu bya social media, YouTube, Instagram, live performance niho ndi gukorera cyane muri iyi minsi. Okay, ngaho noneho rero soza ugira ikintu ubwira abafana bawe, abakunda umuziki wawe, shaka akajambo nyine ubabwira kugira ngo dusoze. Nababwira ikindi ku mutima nuko badagomba gucika intege. Burya mu buzima haje corona, hazaza n'ibindi, hari n'ibyabanje, ariko tugomba gukomera tukaba intwari. Waba udafite icyo urya ugakora cyane kandi ukanizigama, ariko mu by'ukuri ntugacike intege, kuko iyo wacitse intege intekerezo zishobora gushifitinga ugasanga noneho wacitse intege burundu. Ariko iyo ukomeje wa mutima wo kugira icyizere cy'ejo hazaza, ubuzima burakomeza. Icyo mbifuriza ntibacike intege, bakomeze bagire icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Kandi nanjye umuziki wanjye no kubatera imbaraga no kubashimisha no kugira mudu y'ibyishimo, ku buryo iyo umuntu yishimye akora neza cyane. Murakoze cyane Faye. Murakoze namwe.